nshatse kuvuga ngo ubuzima ni ishuri. Yego. Ubuzima ni ishuri, niba uhuye n'ibintu byigiremo. Kwa kabiri hano tugira amasengesho nijoro, bose barabizi ko saa 2 iteraniro ryacu riba ritangiye. Ikindi cya kabiri, nubwo ari abana benshi nyine batandukanye, harimo abo tumaranye imyaka 5, imyaka 8, imyaka 7. Buri muntu wese nzi imico yiwe, mfite ukuntu mutwazamo kandi ku murongo ibintu bikagenda neza. Bantu bamurikiye ndabashishikariza gusenga ni byiza. Ni byiza cyane, ariko nkabwira Imana mu mutima, Mana nyegera, Mana niba gutumye ku mukene ntugereyo wa munyamakuru we cyangwa wa wundi muntu we. Urumva ko Imana aho ngaho ntago bo ukoze umurimo w'Imana neza n'ukuri. Nuko aho ngaho rero niwe uziko uburyo uri abavyeyi bawe. Uberwe n'ukuri, uberwe. Tera TV. Iyo mbonye umuntu ufite ubuzima butari kugenda neza, mba numva mfite impuhwe. Rero nagize amahirwe, mpura n'umutware wanjye, nsanga imico yiwe n'imico yanjye birahuye. Rero n'Imana yari yaduhuje, ndi hafi gukora mariage. Nari narabwiye Imana nyine nyiri inkumi, ngira Imana uzame umutware cyangwa se umutware tuzagerana mu bwami bwo mu ijoro, nzamutsindagize mugezeyo, nanjye nsindagize angezeyo. None we yarangije urugendo mbere yanjye, ariko ndahamya neza nashidikanya naramutsindagije kandi yagezeyo. Yego, rero Imana ijya yumva. Yego, Imana ijya yumva. Mu buzima mwabanyemo n'iki kintu gikomeye wamwigiyeho mu byo yakoraga, cyane cyane ibyo twabonaga cyangwa se n'ibyo tutabonaga? Yego. Yari umuntu wakundaga umurimo w'Imana, akita ku bababaye. Yego, nanjye numvaga ari domene yanjye, ariko kuba twarahuye nawe ari domene byarushijeho gutuma ngenda mbyiyumvamo. Ikindi cya kabiri, kugirana ibintu byose ibakwe. Buriya yari umukurajere mu bintu byose. Iryo bakwe rero nari mwisi kuvuga ko ntari ndifite, ariko noneho ryarakubi byarihuse. Hano hari abantu b'ingeri zitandukanye, hari abasore nk'uko yari asanzwe n'ubundi afite abahungu be. Rimwe na rimwe hari na babandi ba Nyabugogo twajya tujya gusura, bo bajya banyaruka bakaza n'ubundi bajya baza bakanganiriza, bakambwira ko bana basura hano. Bakunda kunsura nko mu kwezi, bansuramo 2. Bakaza tukirwa ku mastori, tukaganira, nk'abasengera, nuko nyine bagatega bagasubira. Ndarumva bahamagaye nkumva telefone ngo ngo ba pasiteri. Yego, bahandi ngo kuri sitasiyo barya mwakoreshaga ibiganiro, ngahita bibuka. Yego. Nuko ariko noneho umuntu akibaza ngo abantu kenshi bakunda kuvuga ngo igitsina gore cyane cyane kubana mu nzu, ngo hari ukuntu bijya bigorana mu kumvikana. Ngo buriya abagore ngo babaye mwe cyangwa abakobwa bangahe mu nzu. Hano nabonye ni benshi. Umugisha nagize sinzi ukuntu wenda nawe gusobanurira, ariko nuko banyubaha kandi bakanyumvira. Rero n'uwo mugisha nagize. Nk'ubu kwa kabiri hano tugira amasengesho nijoro, bose barabizi ko saa 2 iteraniro ryacu riba ritangiye. Ikindi cya kabiri, nubwo ari abana benshi nyine batandukanye, harimo abo tumaranye imyaka 5, imyaka 8, imyaka 7.
buri muntu wese nzi imico yiwe, mfite ukuntu mutwazamo kandi ku murongo ibintu bikagenda neza, ntihagire umuntu utana. Niyo atanyeho gatoya kubera ko njyewe mbazi bafite uburyo kimita mbagarurira hafi kandi ibintu byose bikagenda neza. Ntubakanira? Yego ko mana ntabakanira. Barabizi isa yo gutahiraho, barayizi, kereka wenda ku muntu ufite akazi kandi nabwo akambwira ati Mary ndaza gutinda, ariko gahunda bagenderaho nabahaye barayubahiriza. Haryo babaye ari mu rukundo ntibyatuma abihisha. abafite abasheri barabimbwira, barabimbwira kubera ko banyisangamo, turisanzurana. ngira igihe cy'inama buri muntu wese akambwira akari ku mutima wiwe. Ubwo rero winjiye mu nama yacu waseka ugatembagara, wagenda imbavu ziri kukurya. Oya n'umuntu akinjira hano ahita abibona ibyo byose uburyo mubanye mubona bakwisanzura muganira kandi n'ibintu byiza bituma n'inama bagira bazajya bazikurikiza cyane. Barazikurikiza, ndabashimira kubera ko dusenyera umugozi umwe. Yego. Ubu ibyo ari byo byose iyo umuntu akubonye kuri kamera abona n'ubundi ukiri wasiya w'ibitwenge wasekaga, hari ibihe wigeze ugira bigukomereye mu mutima wawe muri iki gihe cyo kubura umutware wawe, ariko wenda abantu ntibabimenya kuko abantu benshi tureba kuri kamera twabona wakoze ikiganiro arishimye disi ameze neza yongeye gusubira mu bikorwa by'urukundo byo gufasha umutware we yakoraga, ariko ntitumenye bya bihe bikomeye umuntu aba arwana n'umutima. Wenda naguha ubuhamya ho gatoya cyane. Yego. Biriya byago bikimara kumbaho muri njyewe harwaniyemo amajwi menshi cyane. Mbese urumva iyo umuntu akimara kugira ubujyago abuze uwo akunda ni ibintu biba bitoroshye. Noneho ku rukundo rwanjye n'umutware byari umwihariko, mbese igihe cyose yahoraga mbera mushya nanjye nkahora mubera mushya, mbese bikamera nk'aho ari bwo bwa mbere tugihuza amaso ku yandi. Ubwo rero bimbayeho numvishe ari ibintu nyine bidashoboka, ariko muri njyewe numva ko ngomba kwiyakira ibyabaye byabaye. Tumukura nyine hariya accident yabereye, tugiye morgue natangiye kumva ashaka gusenga Imana mu mutima. Tuva Kacyiru turinda tugera hano mu rugo ndi gusenga Imana, mbese nyibaza utubazo twinshi nawe urabyumva, ariko ijwi rikandwaniramo rimbwira ko ntagomba kuzongera kwimeza neza. Nshatse kukubwira ku bijyanye no kwiyitaho, numva ibiryo ntabwo mbishaka, kwambara neza simbishaka, nkumva gusokoza simbishaka, mbese umutima uri kumbwira ko ibyo ntuzabyongere, kuko nanjye nkumva ntabwo nzabyongere. Ariko bantu bamurikiye ndabashishikariza gusenga ni byiza, ni byiza cyane, ariko nkabwira Imana mu mutima, Mana nyegera, Mana mba hafi ndikumva muri njyewe ntazi ukuntu ibintu biri kugenda bimera. Twageze hano tuza abantu sanze muri salo, mpita ninjira mu cyumba, muri ino nzu yacu harimo icyumba cy'amasengesho, mbwira Imana ndumva nshaka kuvugana nawe. Ndasenga ndayibaza umutware wanjye bimeze gute. Imana imbwira ijambo ryiza cyane ko ubugingo ari kumwe nabwo, mbese ko yabubonye. Icyo numva kirankomeje, ndavuga ati mbese nanjye nimva muri ubu buzima nzongera mubone, kuko njye mfite ibyiringiro ko nzabona ubugingo. Ndavuga ati kumbi nimva muri ubu buzima tuzahura. Numva
umutima utangiye kugira gute gucya. Buriya hari imitwaro itatu ngiye nabonye umuntu agira. Hari umutwaro uba wumva ufite ku mutwe uremereye, ukumva ni nk'ikintu kiremereye ufite ku mutwe. Umutwaro wa kabiri ni umutwaro uba wumva ku rutugu ukumva ibintu bigutsikamiye. Umutwaro wa gatatu ni wa wundi wa hano ku mutima wumva ibintu bikubangamiye, ibintu bikomeye. Iyo ni imitwaro itatu. Nahise numva umutima wanjye utangiye kururukaho bukeya. Imana imbwira irindi jambo, irambwira ati kandi mwana wanjye ndagukomeje. Sinumvaga yuko ibyo bintu byakunda, ariko nshimiye Imana ko amasengesho dusenga yo azamuka gutya ari amagambo, ariko yajya kugaruka akatugarukira ari ibikorwa. Icyo gikorwa nabonye kingirirwaho kuko Imana yavuze, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Muri njye yakoresheje itegeko, ni ukuri namajije gusenga numva muri njye hari ibintu byaremese, numva ndakomeye, numva ndashikamye, mu masengesho tuhakuriramo imbaraga, numva mbese nyine ndakomeye muri makeya. Icyo nshatse kuvuga, usenga ni intwari ikomeye. Yego, ni imwe mu bintu byagufashije gukomera. Bimfasha gukomera. Ya majwi ako kanya ahita atuza, numva nangiye kwiyumva neza. Kandi nanone Imana yanjye nakurikiye, nizeye, ndayizi neza cyane. Hari ibikomeye nagiye mpura nabyo, bikomeye bikakaye, ariko kuko Imana yavuze ngo ndagukomeje, kuko numva ndakomeye. Ariko ngo buriya ari ukuntu abasenga inshuro nyinshi hari ibintu bijya kutubaho dufite amakuru. Ntabwo amakuru yo yabura, ntabwo yabura. Noneho rero nyuma y'uko ibintu bibaye ibyo ngibyo, ikibazo gikomeye nagiye mbirebera kuri social media cyane, hajeho ibintu navuga ko bimwe na bimwe bishinyagura ibiganiro, abiyise abahanuzi, hakanaza aho kuri bimwe mu bikorwa wakoraga abantu babyitaga andi mazina, ngira ngo warabibonaga. Biriya bintu byo ntabwo byigeze ntabwo byigeze binshengura, ntabwo byigeze binshengura. Ikimenyimenyi ni uko nabona bababariye bataranasaba n'imbabazi, kuko icyo bakoraga ntabwo bari bakizi. Imana iguha umugisha cyane, gutanga imbabazi ni ukuri ni byiza cyane. Nyuma y'ibyo rero, ubu mu minsi yashize tubona n'ubundi kuri social media dukuru agafoto kawe, bagashyiraho agafoto ngo kundi mugabo, nabonaga ari umuzungu bari basizeho. Ibyo nta kintu nabivugaho, bari gutwika nyine kugira ngo babone amaviews. Aba ari ugutwika cyane. Imana ikomeza, ariko nanone Imana ibitegetse bibaye ari mu bushake bw'Imana. Simbizi kubera ko ntarabitekereza, sinzi igisubizo nakwiha mbitekereje. Biri imbere buri Imana niyo ibibizi, ubwo nibiramuka bigiye kuba, Imana ifite ukuntu izabyigenzereza, ifite ibintu ikora ibintu byayo. Imana ifite uko ibibona nuko ibitekereza. Ngira ngo naje hano kugusura, ariko naje ndi n'intumwa. Hari umubyeyi nagiye kureba w'Ikabarondo, Imana imuha umugisha cyane. Ni umubyeyi ntabwo nari nsanzwe muzi, arankurikira ibiganiro byanjye, yarampamagaye arambwira ati ndashaka kugutuma kuri mama Asia, madamu wa nyakwigendera. Arambwira ati bitewe n'uburyo nabonye, ntabwo ikiganiro yambwiye yabonye njye nari nakibonye, ngo yabonye uri kumwe n'abamama. Yego, babakenera bavuge gutyo. Yumva umutima umuhase ko byibuza yabonamo nka bake yambika acuruza ibitenge, yumva ahize uwo muhigo.
nagiye rero yampaye ubutumwa nakuzaniye ngo buhano ubutumwa dore ahangaha harimo urambika abantu 10 abantu 10 ndabibona cyane n'ibitenge byiza uyu mubyeyi Imana imumpera umugisha mwinshi cyane yego imuha umugisha mbo ukimara kumbwira ko hari ubutumwa umfitiye bijyanye n'umwambaro nahise mvuga ngo iyi myambaro reka ntekereza abantu nshobora kuba nayambeka yego uri kubona nahise ntekereza nyine bagenzi banjye bagenzi banjye nshatse kuvuga nyine ntabwo yaba yabonye wenda amafaranga y'imvange cyangwa yo kujya kugura ubugari ngo narangiza ibintu bijyanye no kwiyambika akasa nkaho abisize ku ruhande niko kwita ntekereza kuri bagenzi banjye ndavuga ati abonzi bandi hafi nabahamagara byibuze nawe akazambara kano gatenge akumva ko Yesu agira neza mubyeyi mwiza Yesu akumpera umugisha mwinshi cyane asubiza ahantu ukuye kandi agukubire azakumpere n'ubugingo bw'iteka hari n'umuntu bishobora gukora ku mutima nawe akavuga ati ngewe ndarabadodeshereza umuntu wese ubitekereze gutyo nawe musabiye umugisha murakoze cyane yego ni byiza rero ngira ngo nimba bari hafi rero ubwo tugiye gukurikizaho kuba tugiye kubibaho uyu mubyeyi nanjye ndamushimiye cyane ni umubyeyi ukunda gufasha abantu mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane ajya atuma abantu nta nubwo bazi we yabonye umuntu araguhamagara umunyamakuru abwira ati uzandebere uriya muntu yego bo bajya ambwira ati njya mbatuma sinzi nimba abona natuma bagerayo baratumika kuko batatumitse yabimenye yego ariko hari abo yatumye ejo bundi ngo batatumitse nk'abantu mwe nimutumike nimba gutumye ku mukene ntugereyo wa munyamakuru we cyangwa wa wundi muntu we urumva ko Imana aho ngaho ntago bo ukoze umurimo w'Imana neza n'ukuri nuko aho ngaho rero niwe uzi uburyo uri ababyeyi bawe yego ubwo tugiye gukurikizaho kubibahereza kandi ndakeka bari bwishime nk'uko binshimishije nabo baraza kunezerwa turase ku ntego vuba haleluya amena haleluya amen amazina ni Nisingizwe Madalina navukiye muri uyu murenge wa Ntarabana ni naho ntuye ni naho nashakiye ndi umubyeyi w'abana 4 abo niyo Imana yemeye ko nsigarana Imana iguhe umugisha haleluya amen haleluya amen nanjye nitwa Musabyimana Marie Rosine nkaba naravukiye mu murenge wa Ntarabana nkaba ndi umumama w'abana 5 abo ari Imana yabashije kunshoboza Imana iguhe umugisha haleluya amen nanjye nitwa Mutiguta Leonia ndi umumama w'abana 5 w'abana 2 abo nibo mfite Imana yabashije kumpa abo nibo ndera Imana iguhe umugisha amen nanjye nitwa Mugize Clementina nkaba ndi mu murenge wa Ntarabana nanjye ndi umumama w'abana 6 ariko napfushe 3 nkaba nasigaranye 3 ariko n'undi nasigaranye Imana abashije kumpa kandi umubyeyi wiyemeje kubaka urugo rushingiye kuri Kristo ibindi ni ibyo ngibyo Yesu aguhe umugisha amena amen nanjye amazina ndi Nyirakamana Dina ndi umumama ushima Imana kandi icyo nkora ni ugusenga nicyo kimfasha kurera abana nabyaye abana 7 umugabo wanjye ni Yesu Imana iguhe umugisha haleluya amen nanjye nitwa Mukankwaya Beata
navukiye muri uyu murenge wa Ntarabana, ni naho nashakiye. Umugabo wanjye yarapfuye asigira abana 2 nibo mfite bonyine. Yesu aguha umugisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Anishimwe. Amen. Nanjye nitwa Mukandori Saverina. Navukiye mu murenge wa Ntarabana kandi niho nashakiye, niho ntuye. Nanjye nabyaye imbyaro 5. Barapfa 4 hasigaramo 1. Niwe na Imana yansigarije. Umugabo wanjye yarapfuye, ubwo nanjye mfite uwo mwana 1. Arubatse afite abana 4. Umuntu Imana yagiriye neza. Amen. Nshima Yesu. Haleluya. Kuko niwe mugabo w'abapfakazi, akaba se w'imfubyi. ese na se w'imfubyi. Yego yego. Rero rwose nshima Imana yakoze. Amen. Amen. Naho mpagaze. Imana ibaha umugisha. Yesu abaha umugisha ababyeyi beza. Mbashimiye uko nabahamagaye mwarangiza mukaza kubana nanjye muri aka gahe tugiye kuba turi kumwe. Yesu abampera umugisha. Hari umumama wahamagaye ku rugendo, aramubwira ati se ko mbona mama pasiteri ajya agira ibikorwa byo gufasha, nkaba mfite ibitenge, ubu tubikore gute? Buriya yahise rero yihuta ajya kubizana. Ndavuga se ibi bitenge Mana ndabihereza abandi, ariko nibuka ko hari bagenzi banjye ndavuga ati ngomba kubahamagara noneho mukaza tukambara uyu mwambaro mwiza Imana yaduhaye muri uno munsi. Mwese murumva mwishimye bose? Imana yacu ihimbazwe. Ni se w'imfubyi yarangiza akaba umugabo w'abapfakazi. Amen. Mwarabibonye mbese? Nanjye ndi muto muri mwebwe, ariko nanjye narabibonye. Abana bajya ku ishuri, ndabibona abana bararya, ndabibona abana barambara. Yesu ni mwiza cyane. Yesu arahari kugira ngo atunezeze, arahari kugira ngo adufashe, atushimishe. Ntitukihebe babyeyi beza, ntimukihebe. Imana ni iyacu. Twaramubonye rero atugirira neza, turamufite, turamukomeza. Ubu mbese gahunda dufite ni ukubyigana, tukamugundira, tukamukomeza. Tubyigane, dukomeze dukore kuri Yesu. Amen. Imana ishimwe. Yego. Yesu yarahabaye n'ukuri. Amena. Turahera ahangaha, nashyira hano ku rutugu rwose. Amena. Haleluya. Amen. Amena. Yego. Yesu abaha umugisha. Amen. Oya yongere rwose. Amen. Yongere ihuzuze rwose. Buri muntu wese ndamuha igitenge kijyanye n'umubiri we. Mubyeyi wambare kandi uberwe n'ukuri. Amen. Haleluya. Amen. uberwe mu izina ryawe. Imana iba umugisha no mu ijoro akwakire tuzahurireyo. Mubyeyi uberwe mu izina rya Yesu. Yego.
uberwe n'ukuri uberwe uberwe bambi amen amen Uwiteka we Yesu haleluya Imana yacu ishimwe ishyirwe hejuru ihimbazwe Imana ni iyacu Imana ishimwe amen ninde ugiye kutubwira ukuntu abyumvisha ashimira n'uno mubyeyi ashimira buri umwe wese wakomeza kugenda dutera inkunga atubwire haleluya amen amen haleluya amen shimye Imana mu mutima bigaragaje n'imbere yanyu ko nshimye Imana haleluya kuko Imana yabanye natwe mu gihe cyacu cyari gikomeye cyane abenshi twabaye gutya 94 nicyo gihe cya benshi nibwo twagiye muri urugendo rwo kuba abapfakazi ariko Imana yaraturinze haleluya amen njye nshima Imana yandinze muri ibyo bihe haleluya haleluya kuko abatungana abenshi ubungubu n'udukecuru tugenda dukondakonda kubera kwiroha mu biyobyabwenge ariko njye nshimye Imana kuko Imana yamfashe icyo gihe ikankomereza mu bana bane ubu nkaba ndi mu buzukuru n'abakazana n'abakwe haleluya haleluya ibyo byo njya mbishimira Imana nshimye Imana rero kubw'iki gikorwa nawe udukoreye haleluya amen twajyaga ahari dushobora kuba twibaza uko bizagenda uko bizamera ukinjira mu mayere kukabona igihe cyawe ari kirekire ariko nshimye Imana kuko Imana igenda ibyigiza hafi ya amen ujye mushikama ku Mana yanyu kuko niwe mugabo nyakuri wiruka ku mwana w'umuntu ejo akagutanuka akakwirukankana akagutirgiriye ariko iyo ushikamye ku Mana iragukomeza aho uri hose umwuka wera akabasha kubana nawe inzira z'igisiyoni ukajya uzibona haba mu mwuka haba no mu mubiri inzira z'igisiyoni ukajya uzibona imbere yawe ibyo nyahundo yo kubihera Imana icyubahiro Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro muri abo bana bane harimo umukobwa umwe nawe yarashatse afite umutwara afite abana bane umwe yarapfuye ariko hasigaye batatu ubwo abandi bose ndi mu buzukuru Imana ihimbazwe amen Imana ibahumuye tubwire ukuri kwiyumva muri uyu mwanya byakurenze ni Imana ibikora n'ukuri haleluya nanjye nshimiye Imana ahantu mpagaze nanjye napfakaye 94 umutwara nyasigira abana bari nibo nkifite Mana nashimiye Imana kugeza ubu nigira muri Yesu yasangirira neza nari umuntu ukunda kunywa inzoga nari umuntu ukunda kurya itabi nari umuntu muri Yesu biremera n'ukuri ikintu cy'uburaya cyo nta kintu ariko ibyo narabikoraga nabwo wenda mba narabigiyemo iyo ntajya muri Yesu Yesu rero yangiriye neza cyane rwose Mana aramfata arankomeza no wacyamfasha amen Imana ihimbazwe sineza kuzamutera umugongo ntuzamuveho taza mu ijuru tuzahurirayo bagenzi ndashima Imana ko nkiri muri iyi si ndashima Imana ko nababaye Imana irambabarira ndi umunyabyaha bibi ndashima Imana ko yankuye ahantu habi yankuye mu mbata za shitani ndashima Imana kuko nkihagaze muri iyi si nkivuga Imana ndashima Imana ko ntabya abana batandukanye ndashima Imana ko nari ndushye mbabaye nemera kwambara ibicocero ndashima Imana kuko yangiriye neza ibintu byinshi cyane agiye ngira neza umwana njya akamufunga Imana ikamufungura ndashima Imana kuko yambwiye kwizangirira neza kuko ndayibonye ngiriye neza yanyicajeje n'akomeye kuko yabimbwiye ndashima Imana kuko yankuye kuri iryo tabi ikankura ku nzoga nigeze nkumara gupfakana bamupfumu Imana yazimkuramo nibwo ampaye agakiza maze imyaka 19 mpfakaye ariko wenda yansigiye nawe we yarashatse nubwo ntamushingiye ariko n'Imana yamushingiye buri ari izinzira zabyo kuko nebwe ko nashaka umwana uzongera kubyara mu rugo mbabyariyemo Imana irantabara umuko wanjye aza kumbwira ngo bazaye kwipimisha asanga arikunda mbajyana kwa muganga abyara uwo munsi ariko yaramujyanye ubabyaranye kabiri ndashima ko mfite abuzukuru 3 Imana ishimwe ndashima Imana kuko yakuye umuhungu wanjye muri Kanyanga mfite akuzukuru k'imyaka 6 ndashima Imana kuko yantuye urusiko nikora imyaka myinshi irambwa ati nzarugutura iraruntura mbona aho ndutuye ubu mfite imyaka
nk'itandatu nsinziye ntabwo naryamaga naraga nsenga ndashima Imana ko mbujije gutoragura amashashi ndayishima nongeye kugushima umubyeyi ndakubonye mbona rwose mbona urasa n'Imana mbona umuntu unyibutse mbona wanyibutse kuri iyi si mbona wanyibutse ari wanyibutse n'abandi batageze banyuka ko mbonye unyibutse rero Imana rwose mwumve ko nyishimye nawe byumve amen byumve haleluya amen nshimye Imana cyane ndumva ngewe byandeze cyane nshimye Imana rero ko nanjye Imana yagiriye neza numva mbese nshimye Imana kuko gukorera Imana nta gihombo kirimo yego nshimiye n'umwana uduhaye ino myenda Imana imuha umugisha uyu mwana yadutekerejeho atekereza abapfakazi aratekereza Imana iramutekerereza atekereza abapfakazi kandi n'umwana aracyari muto cyane njyewe ubu mfite imyaka nka 68 navutse 55 nta wari warantekerejeho kino kintu cy'ubupfakazi ariko no mwana w'ejo bundi Imana iguha umugisha mwana Imana iguha umugisha utagabanyije wa wundi utangwa n'Imana amen Imana iguha umugisha kuko aho ukuye iki gitekerezo watekereje Imana ikakigutekerereza ugatekereza abapfakazi ku itorero ry'abangelikani ugatekereza abangelikani ko harimo abapfakazi ukatureba ukatutekerezaho nshimiye na pasiteri watuyoboye muri izi nzira Yesu amuha umugisha kuko nawe yadutekerejeho warabimuganirije nawe adutekerezaho aratuyobora hasi nari impazi nibwo bwa mbere nkandagiye muri uru rugo simuzi nanjye ntunzi icyo akora muri Yesu turamenyana turaziranye mu maraso ya Yesu kuko amaraso ya Yesu yatugize umwe tutari kumenyana turamenyana shimye Imana rero cyane umva ndashimye Imana kuko yakoze ibi ishimwe kuko iduhurije hano muri uyu muryango w'abapfakazi wa Mana ushimwe urakoze cyane Imana ikumpera umugisha muri ibi bikorwa ukoze igihore kuzurize gusenderereze kandi guhe kurama amen iminsi yose amen zamara ukiri muri iyi si haleluya Imana ihabwe icyubahiro amen nuko shima yego amen Yesu abahereza umugisha umunezero wanyu ndawubonye kandi dushimira Imana itunejeje muri uno munsi amen amen abantu badukurikiye abantu bose bagira umutima wo gufasha abababaye badukurikiye ndashimira uyu mubyeyi wamamagaye Imana imuha umugisha cyane ariko igitekerezo cyiza ngira ngo mama pasiteri afite cyo gufasha abapfakazi cyo gufasha atishoboye ngira ngo ni umurimo wagutse cyane ni umurimo w'Imana munini kandi usaba ko hari abantu bagifite urukundo bagomba kugushyigikira waruvuze mu kanya ko bahawe ibitenge nawe ushaka uri kureba iki kiganiro ukavuga ati ni ukuri ibyo bitenge nawe ngiye kubibadodeshereza uwo ni umurimo w'Imana wabukoze kandi no kuri Imana yabiguhembera cyane ubwo ngira ngo no ku bindi no ku bandi bashaka gufasha abandi n'ibyo byose turashyiraho nimero ya mama pasiteri hejuru ni ukuri mukorana n'umurimo w'Imana kandi Imana ihemba neza nyine tugiye kurya ubugari n'inyama Mwana apeti rero nimuze tujye ku meza twuve uko Yesu agira neza tunywe n'agacyayi siko bimeze se twagiye rero